Malayika Wundi, icyo cy'umunsi kiravuga ngo Malayika Wundi. Tugiye kureba muri Bibiliya ahantu bavuze ngo Malayika Wundi. N'abamarayika bane ariko buri wese bagaragaje ngo Malayika Wundi, Malayika Wundi, Malayika Wundi, Malayika Wundi. Tugiye kumanza duhereye ku byahishwe igice cya 14 ku murongo wa 6. Baravuze ngo Malayika Wundi. Hatwumva ubutumwa bw'amarayika batatu babanza, turaza kongera kureba undi mu malayika. Yewe hari n'abandi bamarayika benshi, murabizi abamarayika 7 bafite impanda 7 bakazivuza nabo baravuzwe. Tugiye kuvuga ngo Malayika Wundi. Malayika Wundi ibyahishwe igice cya 14 umurongo wa 6. Ubutumwa bw'abamarayika batatu. Nuko mbona Malayika Wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwira abari mw'isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, "Nimwe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gukira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko." Ubwo ubutumwa bwe bararangiye. Nimwe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gukira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Haleluya. Iyo niyo mana tugomba kuramya. Abantu bose bo muri icyo gihe bari babwiwe ngo nibongere bamenye ko hari Imana iruta izindi. Ubwo butumwa Malayika Wundi wa mbere yaravuze. Malayika Wundi wa kabiri nawe arongera aravuga ngo umurongo wa 8 igice cya 14 cy'ibyahishuwe. Malayika Wundi wa kabiri akurikiraho ati, "Iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo." Umumarayika nawe arongera avuga ngo akurikira avuga ngo iraguye Babuloni ikomeye muri wateretse amahanga yose ariryo ruba ry'ubusambanyi bwawo n'inzoga. Ikomeye wateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Ese muri kumva izi nzoga ari zihe? Izi nzoga ni inyigisho, amagambo asindisha, inyigisho zisindisha. Hari abantu b'abayobozi b'ibihugu bamaze kurambirwa izi nyigisho zisindisha. Neza abantu barasinze, baje mu mashamba ariko bari gusenga, bagasenga, ariko baza kureba ugasanga ntibari no guhuza. Ibyo bintu byatumye abanyapolitiki bakanguka, batimuza n'inkunga bakabahereza bakamira. Nase ubutumwa mufite n'ubuhe? Ariko reka tubabwire ngo turi kubabwira ubutumwa bw'iteka ryose, kubwira abantu ngo bagaruke mu kuri, bagendere mu mbaraga y'Imana ikomeye, kuko nta yindi nyinshi izasumba iyo turi kubabwira ubu ngubu. Ko abantu bagomba kugaruka mu mateko y'Imana kandi bakabyagomya nk'uko kwa Yesu. Abantu bagomba kugira urukundo, abantu bagomba kubaha Imana, abantu bagomba gukunda bagenzi babo nk'uko bikunda, abantu bagomba kwindanyiza ubutunzi bwose bw'isi. Ibi ngibi nibyo twari turi kuvuga kuri Malayika wa kabiri. Izi nzoga amahanga yose yasinze inzoga. Abantu benshi basinze inyigisho, basigaye bavuga ngo icyambere ni ugusenga, ngo ndaje gusenga aho mbonye ibindi nta bindi bindeba. Nta na Bibiliya bajyana no ku rusengero, nta nubwo bajyana wenda no kuvuga bati reka tujyane n'agakaramu twandike ibyo barigisha. Ubugendo bakasomera bagataha, bakarimba bagatega amatwi bagataha. Ariko ibyo ntabwo bihagije. Twumvikane rero, tugiye kongera kurebera hamwe iki kintu undi mu Malayika wa gatatu kiyavuze. Malayika Wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, "Umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanwa ku nzoga irimo umujinya w'Imana iteguwe idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama." Haleluya. Ntabwo twari kuvuga ngo haleluya, kuko ibintu birababaje cyane. Abo bantu bagiye kunywa ku gacuma k'umujinya, ni ukubera ikintu, kubera yuko bakomeje kwigisha inyigisho z'ibinyoma. Inyigisho barakabije cyane. Ngo Malayika wa gatatu aravuga ngo umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo umujinya w'Imana iteguwe idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere
y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Reka tube tugarukiye aha ngaha. Ariko twari turimo tuvuga ngo uyu mumarayika wa gatatu tugiye kujya ku mumarayika wundi tugiye kugeraho, nawe mugiye kureba ubutumwa nawe agiye kuvuga burasongeza reka tumane turangize kuri ubutumwa bw'umumarayika wundi wa gatatu. We yavuze yuko abantu bose bari gusinda inyigisho zo muri iyi minsi zirimo kubwira abantu ngo mukomeze amateka 9, abandi bati mukomeze amateka 8, fata 8 bakahindura 10 bakayaburungushura. Ntimuzi ukuntu abantu baburungushura ya mibare 8 hafi y'10, ibice 8, 10 ku 10 yuzuye, ugafata igiti cya 10 ugatugenderamo 2 ukamanuramo 1, irya kabiri gatari irya mbere irya gatatu gatari irya kabiri, irya 8 gatari ba irya 10 rikavamo irya 10 n'irya 9, irya 9 rikavamo irya 8, irya 8 irya 7, irya 7 irya 6, irya 6 irya 5, irya 5 irya 4, irya 4 irya 3, irya 3 irya kabiri, irya mbere ukarekeraho, ubundi ukavuga uti nabyujuje. Ibyo nabyo ni ibintu bishobora kuzatuma Imana ihaga iyi si, igahaga izo nyigisho, ikavuga iti ibi ntabwo bikwiriye. Abandi bati gakiza duherwa muri Yesu Kristo gusa, amategeko ntabwo atureba. Ese hajya ninde wemerewe guhindura ku mategeko y'Imana 10? Nta n'umwe. Niba baravuze ngo ubahe Imana uyihimbaze, twagize n'Imana amaso yanjye, ntuzagishisho nimwe buramya. Ntabwo ndirirwa ndavuga ngo izo mu nsi izo mu ijuru n'izamazahabu zose. Niyo yabara amashusho y'abantu babaye mu isi bakaba intungane z'Imana, ayo mashusho nta twemereye kuyaramya. Niyo washushanya Yesu Kristo, nta n'umuntu wamushushanyije. Reka bahishyure nta muntu wiza ashushanya Yesu, nta pareza zihari. Ibyo tubona ni amashusho y'Abayahudi bagenda bagafata bagafotora bakagenekereza bati Yesu yari umuntu umugwaneza, yari umuntu ufite ububasha bw'iyo bwo kuri iyi si. Umuntu wabwirizaga abantu bose, abantu ibihumbi nka 30 bakamukurikira, abagabo 5,000, ubwo we kumwe n'abagore benshi cyane n'abana n'abasore n'inkumi. Ubwo nitubabara turasanga ari abana kangari, turabari 20 cyangwa 30 bakamukurikira mu kibaya kimwe. Icyo cyase kuvuga rero ni iki kimwe, kugira ngo umenye yuko ubutumwa turi kuvuga bwa marayika wa gatatu buri kubwira abantu ngo izi nzoga ubutumwa bumeze nk'inzoga ziri zisindisha babureke, ahubwo bagarure ku butumwa bwiza. Tureke ku marayika wundi ari wo boneka mu gice cya 18. Ndasoma amagambo atari menshi cyane. Irimbuka rya Babuloni, tugiye kureba ko Babuloni noneho ubutumwa bwa marayika wundi wa kabiri hari undi marayika wongera agaruka busongezamo. Ubu butumwa buri kubwira abantu ngo iyi si ihinduke, abantu bongere baba abantu b'Imana. Reka nsome nihuta. Irimbuka rya Babuloni, hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru